ushatse kuvuga ko Shakira atabyara none Shakira aho bamuswereye kuko atarabyara akuzi kuba ufite boyfriend ejo ukabona mama w'umwana araje ajyanye na boyfriend ngo bagiye gutembereza umwana wambwa wayindiwe ukanzamura isukari skin Sabena nta mugore wari ufite umugore se yari yarashatse se aho kari ufite amaso meza amabere nyoko yes daddy Benda ashobora kuba yakwigenjejeho kubera nyashi uzabanza unabaze uko ibintu bimeze intoki se zitera inda Queen kuraho izo nzara kubera you have to be comfortable za bintu biza bishyushye mu masegonda ya nyuma bimwe bibuka bwite Ddumba do ni yarusenye do yarusenye ko byamukoze ku mutima yababaye yababaye zigiye kuba intoki yemeye kuba umugabo mu rugo intoki zigiye kuba intoki se zitera inda Queen kuraho izo nzara kubera you have to be comfortable Shakira waba umubeshye Shakira akunda bya bintu biza bishyushye mu masegonda ya nyuma bimwe bibuka bwite Oh damn! Oh my god! Oh damn! Shadibu ni ikigoryi. Shadibu ejo naramubwiye ngo nibajya baguha gift kuri TikTok ujye uvuga oh damn ahita baza ngo TikTok irabyumva. Ndamubwira ngo ngo baguha gift tuvuge ngo oh damn ngo TikTok aramanota ikongerera. Bageta bizindi gift yavuze all damn mama na twaturabye tuzi all damn Queen urya bakobwa bagenzi bawe cyo oya Ddumba Queen namutangira ubuhamya nagarya bakobwa Ddumba reka twikomereze rata Shakira we cyo kivurira are you okay I am we reka twigende are you mad no I am not Shakira rata Karame ubu ngubu ngo biragiye by one shambaye unshaka unyura kwifuza kwanjye Kira urabizi ko nta nyashi ugira nta nyashi akuzana bankunda kwera size ngira ubundi se nyashi none se ba miss Naomi bose babaye aba miss bafite nyashi ubuse ko bose bari kugetinga engage no ko bafite nyashi Benda ashobora kuba yakwigenjejeho kubera nyashi uzabanza unabaze uko ibintu bimeze ngogo ki kuri reka banyarwanda kazi ngo Shakira afite ikintu bimeze gute ufite iki mvuga iki ngura ryose ese ndabishye aryo hase mana si yandemye inyuzwe ngo se mugo agutwaye boyfriend amaye Benda ngira ngo urabyumvishe yese muhunga twara Shakira Karame ugiye kumara iminsi batakurya bitagiye nyine nani ese undi ayushaka ko naribwaga cyangwa meruka kuribwa ngo Benda ntashukwa Benda wabaye iki waza na Shakira atanabyara kandi abahungu bazi gukatira ushatse kuvuga ko Shakira atabyara none Shakira aho bamuswereye kuko atarabyara uri shwasi ko wabikoraga ngo Benda yakubwira ngo ndagura rushe ngo ntabwo byara we genda toka yikora utuntu twoma byuko wowe kabari wo mubwira ati ngenda birushe bazamura munsi ko uzamenya se ko nabyaye ko ari uzankira mu mago nta muntu ufite iminwa imeze gutyo utabyara umuntu wese cyahise afite iminwa uri kubona ukuntu yoroshye afite iminwa iri wese umva Shakira Benda akunda abana akuzi kuba ufite boyfriend ejo ukabona mama w'umwana araje ajyanye na boyfriend ngo bagiye gutembereza umwana man Shakira man uri imfura man ngo bagiye gutembereza umwana ariko sha umva nkubwire mama w'umwana
n'umwana bo ntabwo nibabe impamvu iri hagati yanjye na Benda twenyine nyine abandi wapi gishatse kuvuga ko ufite oya umutima ukomeye umuntu wihanganira ibyo bintu umuntu wihanganira ibyo bintu uri imfura turabizi ko ntabwo mwabipfuye ariko nyine ufite umutima ukomeye tu ufite umutima ukomeye umunsi umwe twe tuzabona Shakira yishize mu kagozi nabuze iki kugaza nabuze iki nyine ufite umutima ukomeye iyo umutima ukomeye nyine reba kuruka wakamize ashakimana bwana bwiza uri inshuti ya Queen Queen ni bad man Queen ni bad guy uwo Queen Queen yararebye atari ko guta inshuti yanyu igira boyfriend yaraheze reka nkubwire kuri mihanda ibihara bibiri bya mbere kirara cya mbere kuri ino mihanda ni Ddumba hagakurikiraho Queen bad man uwo Queen ni bandi byakoze PhD ribi dore ko uri muri kamera rwirebeshwa rutarimo ruravuga ubu nakaza akagira ngo yongo mama ubu mwaducecekesheje wajya turi gukora TikTok mana ya ubu umuntu araza akareba cya Queen akavuga ngo yongo igikorwa cyiza he satani gushakira kumushuka umera nabi muri ino minsi my friend are you sure you're going to resist ugiye kumara igihe cyangwa umera nabi se turi muri karantine ana ya Benda kana kawe bagiye kukarya we aha ntabwo turi lockdown Shakira aba turi lockdown umwana ko yafunze umutima nawe ufunga se wari ufunge bakawufunga ku ngufu ariko waba bari bambi naba barase sindi umuntu amakuru mfite abantu bajyaga bavuga ko Benda ngo kijya kiguca inyuma ayo ni amakuru ndajyaga numva ahantu bambwira ati cya Benda ngo kiba cyagaciye inyuma bavuga ati ni ibintu by'abagabo ibintu by'abagabo always normally commonly publicly usually ariko ibyo ni ibigambo byanjye ngemba nihimbiye neza which is good hari ukuntu umuntu agwa muri beat neza buriya flow yawe iguyemo ntumbwire ko nsoze nkaga kwijambo I wasn't recording. That's why I was recording. But it wasn't recording. Ariko nanone numvise ayandi makuru ngurayije kumenya ko baguca inyuma nawe wahise ugenda guca inyuma. Inyuma nde? Ngo washatse ngo gukwihorera ngo nawe ngo ugenda gukora ibyo bakoze. Kwihorera kuri nde? Kuri Benda ngo kwera yaguciye inyuma ngo nawe wagiye ugenda kugenda. Kweki nyihoreraho nkande? Wowe wagiye gutanga ibintu byawe Me I follow my leads, which is my career. I don't give a fuck. Nanumwe mfite kuri ibyo bindi. Mwese mwatanze ubupipi. Warabufasha. Sha. Ubu twakwita umu ex wa Benda. I'm either not a friend and not an enemy. I'm someone to be there when needed. Inze ko kapo yanyu. Njyewe niyo nakundaga cyane kurusha ibingibi ngo bya babobogirize nano kwanza mbonye ka Divine urira hano urimo uravuga ka Divine nako kari hari ya live n'iki ka Divine ndakabaga gato ndabaga Divine ibyo ni ibicyarimo kapo yanyu yari ruta bya banyambo nabariba nyine hari amafoto yigeze gufata muri ahantu muri jacuzzi ndavuga ati iyi ni kupure Canada, Quebec. You know, iyo foto irangiye gusohoka. Titi Brown yarwanye na Nyambo. Nyambo akazajya yigerageza cya. Nyambo bikanga inzo bibigikara. Iyo rero si utazi kwambara Titi akashira akagira. Togo barwanye gute ko ari aba best. Ahubwo wabonye ifoto Divine na Jojo badutaye mu kibarankomye. I surrender. Bari abatangiye guhata ubuzima bababonye
oya ariko sha umva nkubwire Divine ndi Jojo Divine na Jojo ubu aho bari hose barishimye cyane, barimo baravuga ati hey akuga kagende bari mwambari ikabari Frank, mwambari ikabari Frank, mwambari it's not Benda mwambabariye ibi bintu bikaba ari Frank ko Divine na Jojo tutaza kubakirana na batiti bari abaswera ko biyemera nese ko burese umva nkubwire Titi na relationship arimo Divine akundana na Jojo nese ubwo ninde muntu Shakira na Benda bari babangamiye ninde ko na relationship arimo ninde ko ko Titi na relationship arimo nanjye ndebe ubwo ibyo mbona ni ibyo banyereka sinjya nivanga mu bya politika mugani w'abakomateri boro Titi na Nyambo barara mu nzu imwe ku gitanda kimwe, barira ku masahani amwe, no bafite noneho n'inzu mu kibambazi cyabo muri salo harimo n'inuza n'amafoto yabo wafatanyije n'inuza. Umva niba ariko se we ubahe bahe nabagaho nisangaga n'undi none ubundi wanjye Ddumba afite tiku buribi rero yegeze ku buri ubu bubyinyi mba nshaka ko nabuze amatiku mbuvuga ariko nzabushakira itiku burimo burayakuriyetinga simutangiye gukuriyetinga amatiku mu babyinyi turabona amatika ajyanye kandi rero rekakubwira amatika ajyanye n'iki mu babyinyi kwi karame nagiye gusanga uzi ko Ddumba nta kintu njya ntinya namenye ibintu biba mu babyinyi ndatinya kubivuga ndavuga ati ibi bintu sinshobora kubivuga, this is too much. Ababyinnyi bafite ikintu cyitwa amatiku ari deep guys, ko bitavugika nk'ubu ngubu mumenye ikintu cyatandukanyije uyu mwana Shakira na Benda, mushobora kwifata ku munwa. oya se ntabwo twatandukanyijwe n'amatiku nuko bumwe yarafite inzira ziwe ashaka guca mu n'undi afite ziwe bidahuye, rero buri wese ahitamo kunyuriza kandi kuba tutandukanye tubaye abanzi bagore zabana kubonana ubu tuzongera kubabona muri kumwe bigoranye. Urumva rero Shakira icyo ugomba gukora, ugomba gusubirayo ugasaba Benda imbabazi kubera niwe yakuzanye ino mihanda arakuzimya. Umva rero ikibazo ugiye urarangiye wowe Ddumba cyaba ikibazo mu gihe umuntu yanzanye imihanda sinshobore kuyigendamo neza nk'uwayinkizeho mu gihe nyizanyemo nako kandi bakayinzamo kuko babonye nshoboye kuyizamo bakavuga ngo reka banyorereze inzira nanjye nkayinjiramo neza. I'm capable enough. Niko se we gira utya urakoze urikumva I'm capable enough to follow my lead. Rero I think umuntu ngende ku Mana inshoboza byose naho ubundi wapi randeze. Iyo umuntu yakuzanye muri ino mihanda umwihunyiyeho ikintu kikubaho urazima. Iyo umuntu yakuzanye imihanda uramwappreciatinga ariko apana kuvuga uvuga ngo ugiye kumugenderaho ngo reka ngo iki kiba kwanzanya habi iki n'iki. Oya man, I'm forever grateful. Urumva uravuze ngo ugiye kumugira umwanzi ngo muzajya muhuzwa n'akazi. None ubwo n'ubwanzi cyane ukumenya limite zanjye nawe kagira iziwe nta bwanzi bimwe aho ngaho. Sawa mva nkubwire uhamagaye kanga uhamagaye Ddumba uhamagaye kanga Shakira karame ndakorera nka kwibwira nyamara Shakira subirayo kwa Benda usaba imbabazi. Subirayo nama wansaba imbabazi bakomeze subirayo usaba imbabazi. Umva nkubwire ngo Shakira wambwawe sha nawe uri yindi nge nangana banzamurira isukari mujye mumbabarira sinjya nukana ariko umuntu abanzamurira isukari pe ngo Shakira wambwawe ngase yarandimye ubwo nande ngaso uri ko nzi ko mutuke biza comment bivuga ubusa oya mani bajya bagabanya icyambere navuga ko Imana turi mu ishusho yayo akazanuka ubwo turi kimwe ubwo niba nutse nawe aritutse muhibye ugatandukana ukitandukanya nanjye ubwo se dutuka ku Mana zitandukanye cyane n'Imana imwe wambwawe wayindiwe
ukanzamurira isukari skin shinekema urakoze. Benda nta mugore wari ufite. Umugore se yari yarashatse se aracyifitiye mani. Ubushinzi rero nibwo wazanye kuwa Benda ukibaza ngo muraza nzamurira isukari nawe ndi nditonda. Ubushinzi ko mubona muri video sijya navuga ngo umuntu yambaye ubusa nk'abamubonye yambaye ubuntu. Ako duzi ko ukite ko umuntu atahora ari mwiza kandi baravuga ngo ingwe ntabwo yari izi gukora umuntu ari mu gikanu ngo yabyigishijwe. Nuko rero urakoze. Nitwa Akazuba Taniyela. Niba utari isukari nzamurira isukari, niba utari amafaranga nzamurira isukari. Ddumba reka ngiye mbanze n'excuse ntabwo ngiye njyanukana. Ubwo uyu muntu anzamurira isukari arambabaje ariko sinjyanukana. Umututse ngo ngwiki Narambwiye ngo niba ndimbwa namusize ngo nawe nindi ko twese turi kimwe twaremye kimwe twese tukakumana imwe. Nuko rero mbabarire ariko bajyamenye bajyana indiscipline pe ntabwo ngiye ibintu by'ukunda. Ubundi gutukana no kwa Divine no kaza gutukana. Oya ntabwo nukana Divine nagatukana ngo Divine nawe ujya utazi ko Divine atukana Divine. Aha. Divine na buriya. Never know. Ariko kwi Karame. twapfuye iki? Njyewe nawe. Napfuye ko utari seriye. Twapfa iki harya? Ngo ntabwo uri seriye. Ko nari seriye? Kweni nawe mu bantu batari seriye. Wowe ufite abantu benshi uvuga ko uzagwa inyuma gusa uramushaka iki? Ninde nzagwa inyuma? Kandi wivugira. Abasheri bawe ukuntu bangana yewe nuko dukomeza kumirwa urakoze. Ariko kweni ntabwo twari abasheri, kweni twari abajyama. Kweni ntabwo twari abajyama. Kweni niwe mukobwa mwiza wenyine w'i Kigali ntaterese. Wenyine ariko kwibuza uko ngukunda. Turakundana. Nuko ngusebye ariko nyine ba nagukunze buriye. Nubizi ko ngiye ntajya I know ntabwo ubukomeje. Suzi ko sa nanjye ntajya ngusubiza. Mba mbizi. Mba nagusebeje. Dore nkubwire. Uribuka Feligisi duhararanye? Badise mwararekanye simbona buri ko mugera vuma muri kumwe. Twararekanye kera. Kandi recording. Mbaza ngo twarekanye gute sha? Umugabo wawe witwa Benda. Benda aradutandukanyije. Muranashoboye. Benda ngo ahura na Feligisi. Sha kumureke Benda pe. Ngo Benda huye na Feligisi ngo aramubwira ngo Feri ngwe ngo reka maze nkubwire. Ngo Ddumba. Ngina ndi kubona. Ariko kuntu mwese muga ngo mukunda story buragaske. Urumva? Ngo hura na Benda ngo aramubwira ngo Feri ngo kankubwire akicaza hasi. Ngo Ddumba ngo nta kindi kintu ashaka. Ngo urashaka kukurya. Ngo urashaka kukurya ngo buriya Ddumba ngo naza ngo mu Rwanda ngurarangi. Ibyo bintu ngo kwipostingisha kandi yari arimo arakurikira arimo arasaba igituba. Umugabo wawe bande okay ex wawe wabona harimo umuntu nyikundira akaba yahita nera indobo kubera uri kuvuga ngo umugabo wanjye nkaho nashatse. Benda wanafata ka Feligisi aragaduhira ka Feligisi karambwira ngo nongo Ddumba ngo n'umwana mwiza ngo Ddumba ngo nukuri kumana ngo barimo arantwikira gusa ngo Ddumba yabikoze Nadia. Ngo Ddumba yabikoze Nadia ngo nawe azabigukora ngo iki aradutera kubera buriya Benda yari yarashatse ka Nadia karamwangiye kera. Noneho ka Feligisi arakareba ngira ngo nako yaragashakaga ariko arakakigira Benda ntumwana mubi. Benda uramuzi. Feligisi njya kubona sha
twarimo twajyaga dukiringa nyine gucyo gukenye kubona akafirigisi kahita gabanya ukuntu kajya kampamagara kahita kagabanya kumwe kwini wangize uri kukuntu wangize iki gute mwe twajyaga tuganira ukazajya umpamagara ukagenda ugabanya ukuntu wampamagara ukagenda and then uhita ubura reka nkubwire sibyo nje ntago nje nzanamo ibintu ngo yari kumwe nande cyangwa uyu ntago nje biba bindeba rwose twe nibyo uvuga nibyo ndimo ndavuga nyine none se urumva nje nakureka kubera umuntu yaraduhuje oya sibyo ndimo ndavuga ndimo ndavuga like muri siki like uko nagiye ndeka kukuvugisha uko wagiye nako kafirigisi karagiye ubu karagiye completely that's not good none se wowe was it good look at you let me tell you something like uko iki cyongereza musigaye mwivugisha babana okay fine thank you teacher uko nabikoze I think you did it too nawe warabikoze like ntago nyine ubwo ntago wari uhari nanjye sinari mari ntihagire tubishinja bibaye ubwo rero umugabo wawe abaradutandukanyije na Ferigisi ubu Ferigisi nta kintu tukivugana kandi Ferigisi ubu urumva ko Ferigisi nyine twari inshuti ubu yaranazimye nyine kubera kera twajyaga dupanga ukuntu tugiye kugambana n'ukuntu agiye gutwika nkamutwikira ubu atangiye kandi ko nta munsi urangira mudakoranye live cyangwa byarahindutse mberuka kera mperuka umva wadukurikiraga mana cya kwa mugisha Queen so wadukurikiranaga Ferigisi mperuka live ye Oyerega ntago twashwanye nta kintu ntago twashwanye ako ntago bishyira nka mbere nkuko mwari mumeze rega ngiye mbizi kubijera mba mbizi ukuntu biba bimeze yego ufite na Queen nawe ko twigeze guhararana uwo ureba uwo Queen ko twahararanye na Queen ko twirukanye Queen hehe rega dupanga n'indirimbo Queen aragenda araririmba reka nkubwire Ddumba nje ntabwo marara Ddumba ubu hari boro ya Queen muri iki se rega ngomba kubivuga ngiye ko Queen yanjye nkubwira n'ibyanjye cyane na Queen nkubwire ibyanjye nawe bazumbwire iriya nimero WhatsApp ntago ari yawe cyangwa abari yanjye none se kubumvugisha nako wamvugishaga ko ngiye yashize iminsi nahise ubundi abantu mba mfite nimero nk'ibihumbi nka 5 na selection imvugana n'abantu 20 mu bihumbi 5 no kuvuga ko wowe ushobora kuba muri abo bantu 20 ntaragushiramo maye ubwo ndagushiramo maye kijuma mvuge bamekinye hari umuntu wigeze kumbwira ngo wanyohereje amafaranga niyangeraho ngo wanyohereje amafaranga niyagera ngo njye nakohereje amafaranga ntiyakugeraho narakubwiye ko uri umugandekazi ubwo ni uburyo bushatse bwo kwiba amafaranga oya ndaza kubikubwira kandi nashatse no kubikubwira I remember someone sent you money I sent you money but you didn't get it nashatse kubikubwira gusa nyine urabizi cyagiye ibyo twese tuvugana tuva kuri call ariko nayo nashatse kubikubwira ndaza kubikubwira wigize akantu kaba kari busy none se ubu ngubu bimbwiriye hano kuri live kandi ubu ushobora kumamagara ukabimbwira nagiraga ngo uze kumbonera umwanya tuvugane ndakureba nkakwebwe yes daddy Daki kari ufite amaso meza amabere nyoko mana we n'iminwa myiza sheri vayo muri kamera neza siko tureba bamuzira wanirebera like profile neza like you're kind of up like manukamo gake kamera yigira gucyo kuntu
kandi aho ngaho nta makeup y'iki iri joro makeup y'iki joro nacyo natural tamaso n'iminwa myiza pe gaturebe Shakira icyo afite wa mugore wa Benda cyokora ufite umusatsi ariko don't worry na Divine ntabwo bajyanye na Jojo cyane. Divine niwe mugabo, Jojo niko kakobwa. basebye urabona ari inde mukobwa n'umugabo n'indi nicyo Divine kigira ingufu, niyo kibyina gishiramo ingufu Jojo yakaba yakoresha arimo arabyina, Divine niwe urimo arazikoresha arimo arabyina. Akajyo nako gasigara akanebwe umunyaguraho ato iriya kapona ahubwo iyo batandukana ari bariya mwebwe mukigumanira hari ariko jokinga turabizi naye ntabwo byagushimisha batandukanye. inde wowe Divine na Jojo mbese birandeba mutandukanye cyangwa mugumana hari icyo bimbwiye. Bose Marito ngo amaze kugufata eso niko duhorana mu mujyi wanjye, kandi cyose Marito nacyo gishukwa ndende kizagutama ako kanya. wasinge ariko mana yanjye mane mbabarire ubwo Queen abavuze bose Marito irishuwa Queen ntago yaguhaye bikakunanira. Nino mihanda ko abantu bino mihanda koze uko abantu bavuga ubwo Marito ukajya kubona Queen arahigimye. ngo Shakira asa nka Roza Muhando kuko twese dusa nk'Imana, which is good. Ddumba nimero zikomagara ndi kuzikunda. ubwo urashaka kurisha Benda nuze umutima. Ese Benda aje hano kandi gute? Abakaritasi muri bo murahamagara umukobwa uri single. Abakaritasi muri bo murahamagara umukobwa uri single. Umva ntago murambiwe live twaje umva Queen ngwino mpamagare tuvugane. Ddumba turavugana nose nuri kumwe na Queen nawe byawe turabirangiza. Video yes. Abagabo baraza kuza don't worry nejo tuzakora live. Ubu ngubu ntabwo meze neza, ntabwo harimo ndanarushe mvuye ku kazi, nta nubwo ndimo ndatwika neza. Image tuzakora live nejo n'ubundi, kandi ubu ngubu nimba siga hano mibare yanyira iti manuka muhite mumera nk'abantu badatwika, mutuze twigendera. Ese turatwika baratuzi. Queen aratwika. Queen rutwitse Queen aratwika cyane ngenda kubyaka Queen karame Queen ariko Queen karame Abanyarwandakazi mbatuye umukobwa witwa Queen. Ddumba ntago ajya amesa kamwe, abakobwa bose bari kubarata. Ubwo ko ntarakurata ariko none se umuntu agomba kurata umuntu umwe. Ngomba kurata umuntu umwe. By the way ngewe like I'm in the professional, I am a promoter, I am in the professional umukurata ndarata. You're the best. Nk'ubu ngubu muri no minsi ndashaka umuntu nshaka kurata. Hari umuntu nshaka kurata kandi ari kuri live. Shakira Karam bye. Bye.